ikintu cya mbere, itegeko rya mbere tubonye Imana yahaye Abisirayeli, yaravuze ngo mujya kurwana n'abanyamahanga mukarwana n'abapagani ntimuzabatinye kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Ndakubwiye ngo nshuti, nuhura n'ibikugoye, nuhura n'intambara, nuhura n'ibintu bibangamye bibasha kwangiza ubugingo bwawe, ukajya kurwana nabyo Satani agutugirije kurwanya, ntuzatinye urugamba. Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Serene, inshuti yanyu, umukunzi wanyu. Imana ibahe umugisha kuko mutwakira mukatwitaho kandi mukaba mudukunda. Nanjye rero ndabakunda kandi mbakunda uburyo bwose. Imana ibahe umugisha rero kuko mudukurikira muri gahunda zose tugenda dukora hano ku Impuhwe TV. Turi muri gahunda yo gusoma Bibiliya, ni gahunda tumazemo igihe tugiye gusoma ibitabo byo ku munsi w'103. Tugendane namwe kugira ngo nabyo tubisome. Tugomba gusoma mu Itegeko kwa kabiri ibice 19 n'ibice 20, ariko turibanda cyane ku mategeko y'intambara, nubwo nyine harimo n'ibindi by'umudugudu w'ubuhungiro. Ubushize twavuzeho imidugudu y'ubuhungiro kwikwiriye kubaho iteka ryose, tuyigereranya noneho n'ahantu uyu munsi bashyira abantu bakoze ibyaha nko muri za gereza n'ibindi, ko ngaho ari byo twigereranya n'imidugudu y'ubuhungiro. Uyu mwanya rero tugiye kureba amategeko y'intambara. Hano amategeko y'intambara reka tuyasome kuko abakristo twese tuba turi ku rugamba turwana na Satani. Satani araturwanya, Satani arandwanya, buri wese aramurwanya umunsi ku munsi. Satani aba ari kuturwanya, rero biba bisaba ko natwe tumurwanya nk'uko bikwiriye. Reka tureberera Abisirayeli amategeko y'intambara bahawe. Ariko mbere y'uko dusoma, ndagira ngo twakire uburyo bwo gusenga. Tubanze dusengerere ijambo ry'Imana, tujye twiragiza Imana kugira ngo Imana ibe muri izi gahunda zacu. Yesu uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje ko duhaye uyu mwanya, tuguhimbarije ko watugiriye neza kugira ngo tuze ahangaha dusome ijambo ry'Imana kandi rifasha abantu benshi batandukanye. Ndingenga rero kugira ngo utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Uba ari wowe uzana umucyo muri iri jambo ryawe, rikesha imitima yacu, rikesha imitima y'abarikurikira, kugira ngo buri muntu wese uzaryumva rizamugirire umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo bene data, nshuti z'umusaraba, tusome hano mu Itegeko kwa kabiri, turebe amategeko y'intambara. Ese intambara Imana izivugaho iki? Na yahe mategeko yagengaga Abisirayeli? Reka turebe ayadufasha muri iki gihe natwe tugeze mu nota barakurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu baruta ubwinshi, ntuzabatinye. Ikintu cya mbere no kuvuga ngo ababisha ntitukabatinye kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe. Kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Ikintu cya mbere, itegeko rya mbere tubonye Imana yahaye Abisirayeli, yaravuze ngo mujya kurwana n'abanyamahanga mukarwana n'abapagani ntimuzabatinye kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Ndakubwiye ngo nshuti, nuhura n'ibikugoye, nuhura n'intambara, nuhura n'ibintu bibangamye bibasha kwangiza ubugingo bwawe, ukajya kurwana nabyo Satani agutugirije kurwanya, ntuzatinye urugamba, uzarwane mu izina rya Yesu kuko uri kumwe n'Uwiteka wagukuye mu Egiputa. Kandi nimwigire hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu, ababwira ati nimwumve Abisirayeli, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya, imitima yanyu nticogore,
Ntimutinye, nimuhinda umushyitsi, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Kandi abatware bazabaza abantu bati, turi hano wubatse inzu akaba atarayeza, nagenda asubire muri iyo nzu ngiye gupfira mu ntambara, undi ngo ayeze. Ikindi Imana ibwira abantu ngo nujya kujya ku rugamba, jya ubanza usige wejeje inzu yawe. Nugera ku rugamba ukabona ntiwejeje inzu yawe, banza usubireyo, ubanza ujye kuyeza. Hano biratubwira ngo iki? Nitujya kurwana na Satani tubanze twiyeze, banza wumve ko umutima wawe wera. Ntabwo uzarwanya Satani ufite ibyaha, ntabwo uzarwanya Satani ufite ibindi bintu biri muri wowe. Kandi abatware bongere babaza abantu bati, ninde uri hano utinya agacogora umutima, nagenda asubire imuhira, imitima ya bene wabo ye gukuka umutima. Irindi tegeko rya gatatu, abantu batinya bagira ubwoba. Imana yaravuze ngo abo ngabo nibajya kujya ku rugamba bazasubireyo, be kujya ku rugamba. Kuko nyine umuntu utinya w'umunyabwoba, uwo ntiyarwana intambara nziza, uwo ntiyarwana intambara ya Kristo. Iri ni irindi tegeko ry'intambara Imana yahaye abantu bayizera. Turi kureba amategeko agenga intambara tubamo nk'abakristo, ari nayo mategeko Imana yahaye Abisirayeli. Icya mbere yavuga ati ntimuzatinye. Icya kabiri avuga ngo mujye mubanza musige mwejeje ibintu byose byo mu nzu zanyu. Icya gatatu Imana iravuga ngo kandi nihaboneka umuntu muri mugira ubwoba nawe asubireyo, ntazaze kuza kubakurikira. Hanyuma ngo abatware nibamara kubabwira ibyo, bashyireho abatware b'ingabo bo gutabaza abantu, ngo bajye batabaza abantu. Niwigira hafi y'umudugudu ngo urwane nawo, uzawubwire iby'amahoro. Icya mbere, nujya kurwana n'umudugudu uzawubwire iby'amahoro. Uzavuga uti tuje mu kurwana namwe ariko tuje mu mahoro. Nimwanga turakoresha inkota. Ugende mu buryo bw'amahoro, ubanze urwane mu mahoro. Ntugende wica, wangiza, usahura, ukora ibindi bintu. Rwana intambara yo mu mwuka mu mahoro. Imana idufashe. Icyo ni ikintu cya kane Imana yabwiye Abisirayeli. Iravuga ngo nujya kurwana uzagende kandi mu mahoro. Abanyabwoba basubireyo. Abantu batinya, ntuzatinye intambara iyo ariyo yose, kuko uri kumwe n'Uwiteka wagukuye mu gihugu cya Egiputa. Ngo ariko nibanga gusezerana amahoro nawe, ahubwo bagashaka kurwana nawe, uzasakize uwo mudugudu. Kandi Uwiteka Imana yawe ni ukugabiza, uzicisha umugabo urimo wese inkota. Abantu bose muzashaka kurwana bakanga, barangiza kavuga ati ye ibi nibi, uzabasakize inkota, ubice n'abagabo bose ubamareho. Ariko n'abagore n'abakobwa n'abana bato n'amatungo n'ibiri muri uwo mudugudu byose n'iminyago n'isaho byabo byose ubyijyanire, urya ibyo wanyaze ababisha bawe. Imana yabwiye abantu ko bazica abagabo icyo gihe, ibindi abagore n'ibindi bakabatwara bakabajyana. Ariko mu midugudu y'amahanga Uwiteka Imana yaguhaho gakondo, ntuzakize ikintu cyose gihumeka. Yani Imana yababwira ngo bazice n'ibintu byose nabo bizane bihumeka, ahubwo uzarimbure rwose ayo mahanga niyo Baheti n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferezi n'Abahiva. Aya ni amoko ari exclusive. Imana yavuga ati ayo uzayarimbure burundu ashire. Imana idufashe ngo numara igihe kirekire rwose umudugudu ukarwanira kuwutsinda, ntuzacembeshe intorezi ibiti bya bene uwo, kuko byagutungisha imbuto zabyo. Ntuzabice igiti cyo mu murima, mbese nacyo ni umuntu, byatuma ugitera nka wa mudugudu. Icyakora ibiti uzi ko bitera imbuto ziribwa, uzabitutira ubitsembeho, ubyubakisha ibihome ku mudugudu. Imana iravuga ngo kandi ibiti byose bitera imbuto uzabitsembe ubimareho. Imana idufashe cyane. Aya ni amategeko y'urugamba, ni amategeko abera bakwiriye kugenderamo ku rugamba. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Buri muntu wese akwiriye kugendera muri ano mategeko, kavuga ati ngewe ndi ku rugamba, ndimo narwana na Satani, none ubwo ndi ku rugamba rero aya mategeko ngiye kuyitaho. Igihe turwana na Satani cyose tugomba kwita kuri ano mategeko. Imana idufashe. Nujya mu ntambara uzarwane neza.
tugiye kureba n'umugani w'umwana w'ikirara, murawuzi cyane, kandi atarababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri, umuherereza abwira se ati data mu mugabane w'ibintu nkwiriye, nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuherereza ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu by'ubugoryi bwe. Abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahabwa ku muntu muri icyo gihugu, amwoherereza mu gikingi cye kugira ngo kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyeho aribwira ati abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisangiza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso hawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye, mu kibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima. Amaze kuza, ageze hafi y'urugo, yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu, amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Aramubwira ati murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushye, kuko amubonye ari muzima. Undi ararakara, yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishime n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe yaza, wamaze ibyawe abisambanisha, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati mwana wanjye, turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimye none dore arabonetse. Imana idufashe. Ahangaha icyo dushaka kureba ni ukuvuga ngo abakristo bamwe mu rusengero hari igihe bajya bagira ishyari yuko Imana hari ibitangaza ikoreye abandi bantu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ugasanga umuntu wenda yagize intege nkeya, araguye, agiye mu bindi bintu, Satani aramuriganije. Noneho umuntu yakwihana, yakizwa, yagaruka mu murimo, bene se babona biri kugenda neza, bakavuga bati hoya, ibi ni ikibazo. Ndagira ngo inshuti z'umusaraba mbabwire ngo Imana yacu ni inyampuhwe n'inyembabazi. Nubwo ari amategeko yatanze mu gihe cy'Abisirayeli, ariko hano mu isezerano rishya Yesu we yaje azanye ubuntu, azanye imbabazi, kugira ngo ibintu byose tubibone nk'ubuntu, tubibone nk'imbabazi, tubone nk'abantu bakwiriye kubona imbabazi z'Imana no kugirirwa neza nayo. Ndagira ngo nkubwire mwene data ngo nawe kiranuka kandi wizere Imana, ugende ukora imirimo yose yo gukiranuka nk'uko Imana ibishaka kandi nk'uko Imana ibigutegeka. Imana igufashe cyane. Uyu munsi izi nyigisho zo ku munsi w'103 aho tugenda dusoma Bibiliya, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo waba uri ikirara, nubwo warateshutse, ariko Imana ikuramburira amaboko kugira ngo ikubabarire. Imana idufashe cyane. Imana irakubabarira, kandi numara kugira noneho mu rugo, rwana intambara neza, gendera kuri ya mabwiriza Imana iguha, gendera kuri ya mategeko Imana iguha. Imana idufashe cyane. Ndashimira bene data bafashwa n'ijambo ry'Imana tubaha kuri izi social media, ko hari icyo bihindura mu bugingo bwacu. Nanjye iyo ndi gusoma iyi Bibiliya, hari ibintu byinshi nagiye niga kandi bigenda bimfasha. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Turakomeza no ku munsi w'104. Imana ibahe umugisha. Bye bye, ciao ciao.